Muraho neza, reka muri iyi video mbereke ukuntu ushobora gukorera amafaranga 200,000 ku cyumweru hano kuri interineti nta gishoro na kimwe usabwe. Oya mube muretse, niwumva umuntu atangiye video nka gutyo nyitangiye, uzamenye ko iyo video nimba uri umuhanga ugiye kuyivunikiramo, nimba uri umuswa uzirukanka imisozi uyimare ugaruke nta n'igiceri cy'Ibugande uzanye. Ariko nimba uri umuhanga uwo muntu uzamutega amatwi, nurangiza mu byo yavuze ukuremo nka 2% ugenda ukora ibyo ugomba gukora ushyizemo ubwenge bwawe. Ariko muri experience y'imyaka irenga 7 muri uru rugendo rwo kuri interineti mfite, nta cy'ubuntu gihari. Icyo udashoye amafaranga ushora umutwe, icyo udashoye umutwe ushora umwanya. Hari ikintu kimwe ugomba gutamba kugira ngo nawe ugire icyo ubona. Umuntu nakubwira ngo dore uburyo ugiye kwinjiza amafaranga ngo kuri interineti ngo nta kindi gishoro usabwe kandi ngo ugahinduka umumiliyoneri mu gihe gito, nimba ufite ubwenge buzima uzabanza utega amatwi mbere y'uko utangira ibyo akubwiye. Ubu by'ibikoresho byiza ku ba content creators byifashishwa mu majwi n'amashusho birimo mikrofone z'ubwoko bwose, sound card, amatara ya telefone ya kamera, ring light, phone stand, camera stand n'ibindi. Ntibikiri ngombwa ko ubitumiza ikantarange kuko mu cyanzu.com ariho honyine hize wabisanga. Sura website yacu ni wa3.icyanzu.com ukore order y'ibyo wifuza. Turakwibutsa ko aho uri hose mu gihugu ibikoresho byawe wahashye tubikugezaho mu buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0788421133. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Ndabihera kuki? Amafaranga ntago ari ikintu cyiza ngo kidumbure ku muntu ngo pa. Ndabihera kuki? Interineti maze imyaka irenga 7 nyikoreraho, kandi kuva nyitangiye umunsi wa mbere buri gihe narwanaga n'uburyo ngomba kubona kabone niyo cyaba ari igiceri kimwe, ariko nkakibona giturutse kuri interineti. Rimwe na rimwe niyo umuntu yajyaga agura ikintu aciye kuri linki yanjye, njye niyo ntungukaga narishimaga kuko narabikundaga. Umuntu kuba yamamagara ngo mbonye ikintu cyawe kuri interineti none ndashaka kukigura, nabonye ukora ibi n'ibi kuri interineti nashakaga ko dukora ibi n'ibi, nkumva niyo naba ntunguka iyo serivisi narayitangaga, numvaga nyine naba koko nta kuntu ntagize. Ariko kugira ngo byonyine uwo muntu abone iyo linki yanjye cyangwa abone iyo foto nashyize ahantu, imbaraga byansabaga zabaga ari nyinshi. Reka tureke kujya mu byanjye gusa, kubera ko mbivuze mwagira ngo ngiye nuko ntazi gukorera amafaranga kuri interineti, kandi koko birashoboka. Uyu munsi hari umuntu uri kureba iyi video akaba we hari uburyo yakorera yabisetinze, ariko akubereye inyangamugayo agashyira ku meza akarambura akakubwira ngo nabitangiye gutya, uyu munsi bihagaze gutya. Nimba byaramworoheye afite umuntu wabimweretse wabimuyoboyemo akabimwigisha, ndetse akemera igihombo n'inyungu kiri buturukemo, iyo process akayemera. Ni mukuru wawe wakoraga ibi n'ibi, wenda forex trading, YouTube channel nka gutya cyangwa izindi social media, akakubwira toke ngiye nabikoze gutya, ngwino ngufate ukuboko nkwereke urabigira gutya, urihangana igihe kingana gutya, ndagufasha kuzamuka cyangwa se kugira ubumenyi bw'ibanze muri icyo kintu. Bityo bikamworohera, niba byakabaye bimusaba umwaka wose yiga ibyo bintu, bikamusaba amezi 5 cyangwa 6, agashobora gufatamo iby'ingenzi, ariko nabwo yabihawe n'umuvandimwe. Undi ashobora kuza akavuga ati ibi bintu birasaba gushora miliyoni y'amanyarwanda, none papa mama undi muvandimwe bashobora kuyampereza nkayashyiramo nkatangira nkinjiza. Ibyo nabyo birashoboka ko byamworohera, ibyari kumusaba umwaka bikamusaba amezi wenda 3 cyangwa 5. Rero mushiti wanjye, wowe wo kwa ngofero cyangwa se wowe man from nowhere, wize aho nize cyangwa se munsi yaho cyangwa hejuru yaho gato, ukaba uyu munsi uri urubyiruko, ukaba wifuza gukorera amafaranga kuri interineti, fata agatebe wicare, ufate umwanya wige. Nimba udafite amafaranga ndetse niba unayafite make yo gushora, ufata akanya kawe wige ibyo ugiye gushoramo. Umuntu yikubwira ngo dore uburyo ushobora kwinjiza ngo miliyoni mu cyumweru cyangwa mu mezi 2 ngo ugahita uba umuherwe mu gihe gito, gute? Dukoze mu buryo twunguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni hehe umunyarwanda yakubwiye ngo
dore uburyo ushobora kubona zahabu udahagurutse mu nzu ngo cukura aho mu nzu akakurangira, azi ko irimo muri iyo nzu yawe. Iyo nzu yawe ifite agaciro ka miliyoni 5, yakubwira ati kanyweye miliyoni 20 uyivemo, wasohoka akabona gucukura. Uwo ni umunyarwanda cyangwa se undi muntu ntazi. Ni gute umunyarwanda agufitiye impuhwe zingana zityo zo kukubwira ngo dore uburyo ushobora gukorera ngo amafaranga 200 ku cyumweru, ngo nta kindi gishoro, ngo ngwino mbikwereke. Hita wibaza ngo arungukira he? Icyo kintu kibaze mbere. Hari video nigeze gukora yerekana ngo uburyo ushobora gukorera amafaranga kuri internet. Ikintu cyambabaje, benshi mu rubyiruko nari ndiho mvuga icyo bisaba, ibintu nk'ibyo ngibyo nk'iki, ariko benshi mu rubyiruko barifuza ahantu bashobora kureba video bakinjiza amafaranga, ahantu bashobora gufungura account bagahita binjiza amafaranga, ahantu bashobora guscrollinga bazamura amafaranga akinjira. Inshuti yanjye sha, nimba uvuka nkaho mvuka, nimba uzi ko gahunda ari ukwirwana, kubera iki witeteje hano hanze ukaba ukora ikiyede kuri internet ugashaka koza akarenge n'inzara ukaba slay? Muri experience y'imyaka 7 maze nkora ibi bintu, nta na rimwe nigeze mbona amahirwe aza ngasanga utiteguye hanyuma ngo hagire ikivamo. Niyo aje agasanga utiteguye umera nk'abandi, iyo asanze witeguye nibwo bikunda. Kwitegura ni gute? Kwitegura ni ugufata umwanya ukiga icyo ushaka gukora. Uyu munsi umuntu arakubwira ngo dore ngaha ngo link wakwinjiriraho ugatangira ngo gukorera amafaranga mu buryo bunobo. Mushiki wanjye ninkubwira ngo kwinjiza, nkunda abazungu ntago bakunze kubindyarya cyane, cyangwa se ntago bakunze guca ku ruhande cyane, aho umuzungu ashobora kukubwira okay, iyi video ugiye kureba iraza kuba ifite amalinki ari affiliate muri description, bityo wifuza kugura isaha nk'iyi ni urugero, uze kureba link iri muri description uyigure. Ariko akinjiza ayo mafaranga, ariko yanabigusobanura ati niwe nugura ndaza kwinjizaho wenda 0.5%, ukabikora kubera urwo rukundo. Ariko twebwe ushobora kumenya utoke jewe Gatari ninkora, nimba wenda website ye niyisaba ko wenda ndi bube mfite abantu bari bukande kuri link runaka, abantu wenda 100, biransaba ko nza nkabwira aba bantu uburyo bari bwinjiza amafaranga n'iki, hanyuma simbabwire n'ibisobanuro byo gukanda kuri iyo link. Niba yikandaho wenda nge ndaza kwinjiza amafaranga runaka, sibyo? Rero nkaza nkakora izo video ariko ntanasobanurira abo bantu byanyabyo ngo bo barungukira he. Iki kintu rero iyo kibayeho, ba content creators ndetse n'abandi batandukanye, ntabwo abanyarwanda bari tayari kugumana nawe igihe cyose batungukira mu byo ukora. Ndagaruka nanone ku bantu tubana hano buri munsi, ngiye hari ikintu kimbabaza ariko kikananshimisha kuko kintera imbaraga cyane. Iyo mbyutse nkasanga Kenisi ikiganiro kigeze kure, rirarashe, nkasanga yatangiye ageze kure, mbese morale iri hejuru, ngewe mbyutse, ngewe Gatari, icyo kintu kirambabaza kikananshimisha. Gute rero? Iyo mbyutse nkasanga ageze ikiganiro kure, ndavuga ariko ndinde wari uryamye, ndinde Kenisi abyuka mbere ye, nduwo kwande abyuka mbere ye, nkabyuka rwose akazi akageze kure. Yabyutse aritegura, aritunganya, afata imodoka ajya ku kazi, arategura neza, atangira akazi. Ngewe Gatari Fred ndabyutse ngiye kumureba, yatangiye akazi, ni njyamye, nduwo kwande, ndinde ngewe ndashaka iki? Ibyo kintu gihita kimbabaza mu mutima, nkavuga ngo okay, ntacyo ndicyo, nta n'ibyo ndirira, nta n'ibyo nzageraho kuko sinanabikorera. Ariko ikinshimisha kurushaho ni uko mvuga ngo okay, ubwo yatangiye akazi, cyangwa se reka ejo noneho mbyukire rimwe nawe dutangirire akazi rimwe, ndebe ngo nanjye hari aho nava, hari aho najya, nkamureberaho. Birakunda. Ariko se
nimba ubona papa wawe abyuka kare agakora ibyo akora kugira ngo umunsi wanyu wire, wowe ugafata telefone gutya ukavuga utoke jyewe ndaza kureba videwo ninjiza, urumva ibyo bintu byaguhira? Tekereza uko uri bukore videwo ukinjiza mushiti wanjye, sibyo? Kandi n'uwo muntu uri buze kukwigisha uburyo uri bukorera 200 ku cyumweru nabikwereke practical, akubwira ati caha nanjye naciya, ubibone kuko ari umuntu wo kwizerwa, umukurikire hanyuma kwereka uko bikora koko nimba agufitimo. Ariko nimba atagufitimo azakubwira ngo dore uko wakwinjiza amafaranga, akubwire urabona hari linki, hari iki n'iki. Umuntu utazafata umwanya ngo agusobanurire ibyo bintu nta muwe azaba agufite, azaba agukeneye icyo twakwita indirect profit. Rero ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kuri interineti udafite igishoro na kimwe watanze. Atari amafaranga ni umwanya, atari umwanya ni ubumenyi. Birashoboka ko wakwinjiza amafaranga menshi kuri interineti mu gihe gitoya, ariko wagize icyo ushora kimwe mu byo ufite: umwanya, ubumenyi cyangwa se amafaranga. Ariko mbasibye mu mutwe iki kintu bita dore uburyo ushobora kwinjiza amafaranga kuri interineti for free. Uzabaze aba bakomediye cyangwa abakina filime bano bo mu Rwanda muzi, kugira ngo umumenye imbaraga bimusaba, kugira ngo iriya seri ahora akugezaho buri munsi iboneke imbaraga bimusaba. Abyuka ryari, aryama ryari. Iki kintu nukimenya uzamenye kuri kwitetesha. Ibyo nyikoze mbizi ko mutayikunda kuko murashaka ubuzima bworoshye, ariko umuhanga ugejeje kuri uyu munota hari ikintu akuyemo. Niba ushaka kubona ibintu ku bw'amahirwe, sezera interineti. Niba ushaka kugira ikintu ukura kuri interineti, ugakora cani igakura, ugakora tiktok igakura, ugakora forex trading ukayimenya ukayikora neza ikakungukira, koresha uko ushoboye, ufate umwanya wige, nibura ushora ubumenyi n'uwo mwanya wawe. Ibyo niba nta mafaranga ufite, bitari ibyo you are doing nothing, ni zero. Uziruka wongere ugaruke utangirire aho wahoze without getting anything from internet. Yangu ilikuwa hiyo. Let me stop here. Mugire umunsi mwiza, duhure mu mavideo ataha.